Dore ibyo wamenya kuri filime iri guca ibintu. Straw. Nyuma y'uko umwaka ushize Trailer Pen akoze filime yitwa Beauty in the Black yaciye ibintu ku rubuga, kuri ubu ngubu yagarukanye yise Straw nayo ikomeje kwigarurira imitima y'abantu benshi kubera ubutumwa bugarukamo ku bagore bakorera abana babo birwanaho bonyine nta bagabo bafite. Straw yagiye hanze kuwa gatandatu Kamena 2025 imara iminota 108 igaragara ku rubuga rwa Netflix. Iyi filime igaruka ku nkuru ya Jania Wilson uba ari umubyeyi w'umwana umwe atuye mu nzu ishaje hamwe n'abandi n'umukobwa we Aria uhorana uburwayi. Uyu mugore abayeho mu nzu y'icyumba kimwe mu buzima bugoye cyane, no mu kazi ntabwo aba yorohewe ndetse aba yabuze n'ubukode ku buryo asohorwa mu nzu. Muri iyi filime Jania ubwo aba ari gusukura aho akorera ahamagarwa no ku ishuri rya Aria bamubwira ko agomba kuza vuba. Umukoresha we amutegeka kugaruka nyuma y'iminota 30 kandi akanga kumuha sheke y'umushahara we. Jania yihutira kuri banki ngo abikuza amafaranga yo kugurira Aria ifunguro ku ishuri, ariko agasanga mu murongo ni muremure cyane. Ageze ku ishuri ahura n'umuyobozi n'abakozi bo mu rwego rushinzwe kurengera abana, bakamujyana Aria ku gahato bavuga ko atamwitaho kubera igikomere aba yagize. Agaruka mu modoka nanone ari kurira, ariko mu nzira atwarira nabi umugabo w'umupolisi utari mu kazi. Uwo mugabo amukubita icupa akamwirukankana akamurenza umuhanda ndetse akamutera ubwoba amubwira ko ashobora no kumwica. Polisi iza guta muri yombi Jania igafata imodoka ye kuko nta byangombwa ibifite. Amaze gutaha asanga yirukanwe mu nzu yakodeshaga, ibintu bye byose biri hanze. Asubira ku kazi arakaye, ajya kureba umukoresha we ngo amuhe sheki. Ako kanya abajura babiri bakinjira bafite intwaro, umwe asaba igikapu Aria yari afite ku ishuri. Jania nawe akabyanga kugitanga, bakamukubita. Mu kurwana Jania atwara imbunda akarasa umwe mu bajura. Umukoresha we amushinja gutegura ubujura kuko umwe muri abo bajura yamuvuze mu izina. Kubera ubwoba n'umujinya aramurasa nawe arapfa. Jania ahita ahunga ajyana sheki ye kuri banki. Ageze kuri banki yangirwa kubikuza sheki kuko nta ndangamuntu yari afite. Atunga imbunda umukozi wa banki bigatuma amuha amafaranga gusa. Ubwo umugore aza kwanga gusohoka muri banki, ahubwo akagira imfungwa bamwe muri abo asanze muri banki kuko yatinyaga gusohoka yenyine cyangwa se gusohokamo ngo ataza kwicwa na wa mupolisi wamukangishije ipeti rye. Polisi iza kubwirwa ko hari ubujura buri gukorerwa muri banki n'umugore w'ikihebe witwaje intwaro n'igisasu. Polisi ihageze, Detective Raymond asaba kuvugana na Jania. Baganira kuri telefoni bakizerana
Jania yemera gushyira intwaro hasi, gusa mu gihe wa mupolisi wamukangishije kumwica yaba yafashwe. Umwe mu bagore baba bashimuswe na Jania aza gutangira gusakaza kuri internet ibiganiro agirana na Detective Raymond kuri telefone, amubwira agahinda ke. Abantu bagatangira kumukunda no kumugirira impuhwe. Raymond aza kumenya umupolisi wari wakangishije Jania kumwica, akamuta muri yombi. FBI iza kuza gusimbura polisi bavuga ko akazi kabananiye, ariko polisi n'abaturage bagakomeza gukomera nk'abari ku ruhande rwa Jania nyuma yo kumva inkuru ye. Nyuma ya polisi iza kumenya Jania ko nta gisasa afite, ikamubwira ko wa mupolisi yatawe muri yombi, arekura imfungwa zose yari afite, ariko umuyobozi wa banki we witwa Nicole we akanga kumusiga. Naza gusohoka wenyine muri banki aricwa na FBI. Jania ahamagarwa na nyina akamwibutsa ko Alia yapfuye mu ijoro riba ryabanje, mu gihe abazi ko umwana we akiriho. Biza kugaragara ko Jania n'umukobwa we Alia bari birwanye umunsi wose mu ntekerezo ze gusa. Ishuri ntiryigeze rimuhamagara, n'abaharanira uburenganzira bw'abana ntabwo bamutwaye. Filime irangira Jania arambitse intwaro hasi mu mahoro, agasohokana na Nicole muri banki, akagaragara agafatwa na Detective Raymond, ahita ajya kumuhata ibibazo. Kuva iyi filime yaza cyangwa se yajya hanze, bamwe mu bakunzi ba filime bayishimiye cyane kubera inkuru iteye agahinda irimo. Gusa abandi bagaragaza ko iyi filime igaragara nk'inkuru nyayo y'imvu n'abagore barera abana bonyine bahura nazo buri munsi. Iyi filime igaragaramo Trage P. Henson wamamaye muri sinema muri Amerika, aho aba ari we mukinnyi w'imena, ndetse ni nawe ukina ari Jania Wilson. Umuririmbyi akaba n'umukinnyi wa filime Tiana Taylor akinamo ari we Detective K. Raymond. Shel Shepherd akinamo ari we manager wa banki Nicole, n'abandi batandukanye. Mukomeze mugira ibihe byiza.